urumva ituruka ivomera ikaba yagera hirya iri kuvomera ikagenda ivomera akagera hirya ikongera ikagaruka. uri kubibona iyi ngiyi niyo ishinzwe kwita itobora umwobo wa mwayi wacu tuwushyiramo aha ngaha sibyo. uri kubibona iyi ngiyi niyo ishinzwe kwita itobora umwobo wa mwayi wacu tuwushyiramo aha ngaha sibyo. murumva ko iyi ngiyi hayi tekinoloji baba goronome ubwo nta kindi kintu hayi ndi marketing kuko hayi
urumva ituruka hano ivomera ikaba yagera hirya iri kuvomera ikagenda ivomera ikagera hirya ikongera ikagaruka. Hano ni muri nasari biri kuvomera za mbuto zari zirimo hano ikagenda ivomera ikagera ruguru ikongera ikagaruka bitewe n'uwa nawe ushaka kugarukira. Hano muri nasari hari ikibazo kirimo ubwo twagenda hariya muri zone ya mashini yuko iriya mashini ishinzwe guhumbika tugomba ita nkubwira ko tuzijyana hariya muri nasari tukazivana muri nasari tuzizana hano urumva ko ntabwo leta yeretse aya turimo turavomera aya mazi ari guturuka cyangwa nabwingwa wo muri control room niho yose afungurirwa. Igihe cyo kuvomera kigeze ugafungura amazi akaza, igihe cyo kuvomera cyarangira ugafungura. Ikindi muza muri kubona iyo hejuru turayizinga iyo tubishatse cyangwa se tukayitambura nk'uko bikunze. Niyo mpamvu nabwiye ngo ifite ibice bitatu, hari control room, hariya muri control room byose no bikoreka. Ndamusaba ko hari ibibazo tuzi kubwira yuko hashyushye cyangwa muri kuyibona iriya kiriya kimeze nka mikorofone z'amahanga kiriyo hashyushye kirasona kikakubwira ko hashyushye. Uwo muri control room akahita abibona agahita ashyiramo izi listing muri kubona ashyiramo iyi n'amasaka agacana cyangwa cyangwa akahita azicana noneho hakabamo na sensa isesinga ko hakonje nayo yitatse ugahita wumva ko hakonje ugahita ufunga green house zawe zino listing ukazikuramo na furnace ukazivanamo. Inyamashyamba ko abantu bajya batanu bazi ubwenge pe abantu bazi ubwenge vuga cyane nimba ari ikibazo baza mu bantu mahirwe ugeze hano mubaze kare ufite ikibazo abandi amazina nitwa Dukuze Charles niga ya Veto Capital nkaba niga mu ishami rya agronomy. Mu by'ukuri hano ubwa mbere mageze bundi ariko gusa nyinjira muri greenhouse nabonye ari nziza cyane, nagiye mbona nyine machine zitandukanye twajyaga tuzireba nyine kwa kundi ba projector muri machine bakabitwereka nyine muri machine, ariko nabibonye amaso ku maso nyine byanejeje cyane, mbona machine nyine zikora imirimo myinshi. That's why I'm amazing in this moment.
I'm happy for standing here to converse with others. None nkimara kubibona nyine nabonye hari n'amashini nyine zigabanya n'ibintu byinshi, ibintu bya control room biba bidasanzwe, ariko nyine nanjye nyine ikintu byamfashije nyine greenhouse byamfashije ko ngomba nyine gukomera ku isomo ryanjye. Burya ni ryiza kuko n'aba ngaba bageze kuri ibi bintu bya greenhouse nabo bagiye baca mu mashuri kuva nyine hano ndi byoroheje bagera nyine ku rwego rwo hejuru. Nyine nanjye nishimye cyane, ariko byamaye intego gukomeza kwiga ku masomo yanjye nkakomeraho, kuko hari byinshi nyine ari intambwe byamvanamo iyo hasi bikanzana ku yindi ntambwe yo hejuru. Murakoze cyane. urakoze. ikibazo cyawe kubaza mbere y'uko uza hano n'ubu ngubu, ese ni iki kintu, nihe inspiration nshyashya wagize ukurikije amasomo, uburyo mwajyaga muyiga n'izindi greenhouse wagiye ubona hamwe n'iyi? Murakoze cyane. Nkurikije nyine twebwe ku ishuri nyine dufite greenhouse nyine nabyita ko iri munsi iri hasi nyine, ariko nyine nabonye nyine ngiyi nyine mbona harimo inspiration nyinshi, expectation yo nyine ni nyinshi cyane, kuko ntabwo wavuga ati ngo ugiye gucomparinga iriya yave muri segonderi uza nyine hano muri kaminuza. Nyine hano numvishe hari ibikoresho nyine biri hayi birenze tu. urakoze. Expectations wari ufite mbere y'uko uza n'ubu ngubu ni izihe? Expectation ni gushaka nyine kureba nyine ibikoresho nyine bidasanzwe bakoresha, kugira ngo nyine mbashe kunguka nyine mbireba ku maso hana kuvuga ati ngo ni kwa kundi kureba nyine muri mashini umuntu akabivuga atazi nyine ukuntu bimeze. Nashakaga nyine kubireba mu buryo buri face to face. Ikibazo cya nyuma, ese ukurikije ibyo wabonye hano ni iki giye gufasha ishuri cyangwa se sosiyete nyarwanda? Ukurikije ibyo wabonye hano ni iki kintu wumva wafasha sosiyete nyarwanda? Hari ibyo wari usanzwe uzi, hari n'ibyo ubonye byisumbuyeho. Ese ni iki wumva ugiye gufasha sosiyete nyarwanda kugira ngo nk'izi greenhouse zibe nyinshi mu gihugu? Ikintu nabafasha nyine nabagira nyine inama yo kuza bagatembera nabo bakabona ibyiza birimo, kubera ko iyo nyine batembera bakagenda babibona nabo bagira indi experience y'uburyo nyine bagomba nabo kwikorera ubwabo bakabasha nyine kubigeraho. Kuko iyo wakunze ikintu nawe uragerageza ugashaka nyine indi experiments wagikoramo kugira nawe uzagere kuri ibyo abandi bagezeho. Bivuze ngo wowe hari igitekerezo gishyashya wagize kuva wagera hano, wadusangiza? Igitekerezo gishyashya nagize nyine ni ukubyiga neza, nkabyiga mbikunze nyine niga uburyo bayikoramo, nkasobanuza nyine nkajya gukora researching ahantu hose nyine hashoboka ibyo nayikora. Turagushimiye. Urakoze cyane. Thank you. Nitwa Uwitonze Jean, niga muri Yave Kabutare, ishami ry'ubuveterineri. Ese iki gikorwa turimo nakita nk'urugendo shuri, ni iki cyakwigishije cyangwa se ni iki kigufasha mu bijyanye n'amasomo yawe? Byafashije byinshi kuko urabona nazira amashini twize twaziga muri tiyori, ariko nari narazibona nyine amaso ku maso, ariko nayibonye mbona uburyo ikora, uburyo nanjye ndamutse ndangije nazagira nanjye mbonye uburyo ngeraho nazabikoresha bigakunda. Ubundi iyo twiga ibintu bijyanye n'ubumenyingiro akenshi baba badushishikariza kwihangira imirimo, gukora ibintu byacu tutarebye ngo runaka azaduha akazi. Ese uru rugendo shuri ni iki rwongeye ku myumvire wari ufite mbere y'uko uza hano muri runo rugendo shuri n'ubu ngubu nyuma y'uko havuye? Ese ni izihe ntego nshyashya cyangwa se intumbero nshyashya ugize? Intumbero nshyashya zirahari, kuko wenda ashobora kuba nigaga ubuhinzi bitandimo neza bitafasheho, ariko nagera hano nareba ibintu bagezeho, ibintu batwubakiye byiza, nanjye noneho ya ntumbero yanjye nashyiramo umuhate uri hejuru kugira ngo nanjye nzabashe kubigeraho. Ikibazo cy'amatsiko, bwari ubwa mbere usuye greenhouse? Ntabwo ari ubwa mbere, ariko uburyo zigiye zitandukanyemo iyi ni ubwa mbere nyisuye. Ugereranyije greenhouse wasuye ndetse n'iyi ngiyi watanga amanota angahe kuri iyi
kuri iyi nayiha 100% ugereranyije n'izindi nahuye. ni iki kintu cyagutunguye bwa mbere na mbere ukinjira muri no greenhouse? Ikintu cyanunguye iriya mashini, iriya mashini uburyo ikora byanunguye, uburyo bavuga ngo ibi ishobora kuba yatera ingemwe 2,000 mu isaha imwe. Nyuma y'uko dusuye ino greenhouse uri kwiyumva ute? Yumva nezerewe kuko nageze kuri byinshi nari isanzwe nzi, nyine yumva nezerewe n'abandi ndi busange ndabibabwira. Ni iki wabwira abantu batazi ibintu bijyanye n'ibi mwiga by'ubuhinzi n'ubworozi? Ni iki kintu wabwira umuntu utarigeze yiga cyangwa utarigeze ugira nk'amahirwe yo kugera ahangaha? Ni iki kintu wamubwira? Utarigeze yiga ibijyanye n'uyu mwuga mwege mwiga, ni iki kintu wamubwira? Wenda nshobora kutamubwira ngo abe yava mu isomo yiga ngaze mu byo yigamo, ariko wenda namubwira agashyira umuhate mu byo ari kwiga, nawe ibyo ari kwiga akazabigeraho. Utubwiye ko ukurikije greenhouse wagiye usura ndetse uyigeranyije n'iyi ngiyi wayiha 100%. Ese wenda tutitaye ku bikoresho, tugendeye nko ku byo twahasanze ariko atari ibikoresho, ni iki kintu ugiye kongera mu byo wajyaga, tuvuge mu byo watekereza gukora, tuvuge wenda tugendeye nko kuri izi mbuto zirimo, ese wowe ni iki kintu zakwigishije? Ni iki kintu zakwigishije? Rero nkurikije ukuntu bimeze, izi mbuto zirimo hano zitaweho ugereranyije n'izindi greenhouse nabonye, kuko hano iyo ubushyuhe wenda bwiyongereye barabimenya bakaba bagabanya ubwo bushyuhe, n'iyo ubukonje bubaye bwinshi barabimenya bakaba bashyiramo ubushyuhe. Rero ndumva urugero nanjye ngiye gukora greenhouse yanjye nagendera kuri iyi ngiyi nabonye. Urakoze cyane.